Yesu ashimwe mwene data, turacyaganira ku jambo ry'Imana. Twaherukanaga tuganira ku jambo ry'Imana riri mu itangiriro, n'ubundi niho tugarutse mu itangiriro ibice byaho bitatu, niho tugiye kuganira. Turahera ku murongo wa 19 tugeze kuri 20, uburyo Imana ishobora kukurema cyangwa ikakuremera, ariko ikarema n'ibizagutunga n'ibizakubeshaho, ikakubwira n'ukuntu uzabigeraho, uzabirya, niba uzabibona uvunitse, kandi ntabwo wabona ibyo uzageraho byose byakubeshaho mu buryo bworoshye. Bikunda kugorana cyane kuko turya duhinze, turacuruza, dushora imari, dukoresha uburyo bwinshi cyane kugira ngo tugere ku bukire no ku iterambere. Niyo mpamvu Imana yabwiye ko Adamu na Eva, abo Imana yaremye, ko bagomba kuzarya bigoranye, ko hari n'ikosa bakoreye Imana bituma Imana itanga ibyo kurya bigoranye. Niyo mpamvu rero nshaka ko tuganira kuri iryo jambo ry'Imana usanga mutangira ibice bitatu umurongo waho wa 19. Ijambo ry'Imana yavuga ngo gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima, urinde ugeza ubwo uzasubira mu butaka, kuko arimo wakuwe, uri umukungugu, mu mukungugu nimwo uzasubira. Rero niba turya ibyo mu butaka, n'ubundi ni ukuvuga ngo nimwo twanavuye, n'ibyo kurya biva mu butaka. Ni ukuvuga ngo niba ucuruza ibyo kurya uzabikura mu bucuruzi, niba uhinga ibyo kurya uzabikura mu buhinzi, niba usenga uzatungwa n'amasengesho ariko unakore, niba ubana uzabeshwaho no kubana n'abantu, bizakuzanira inshuti nyinshi muri ubwo buzima uzagenda unyuramo bwose. Niyo mpamvu rero Imana yemeye ko Adamu aba inshuti y'ubutaka, kuko ubutaka aribwo yakuwemo. Reka tuganire kuri iri jambo rero, n'ubundi turacyariganiraho tugeze ku bice byaho ku murongo wa 20 mu bice bitatu. Uwo mugabo yita umugore we Eva, kuko ari we nyina w'abafite ubugingo bose. Uwiteka Imana irema Adamu n'umugore we, ibaremera imyambaro y'impu, irayibambika. Kuko ikosa bakoze ryatumye barya bigoranye, ryatumye bambara bigoranye, kandi noneho imyambaro bambaye bagize umugisha Imana bari baremera imyambaro. Natwe rero imyambaro twambara Imana niyo ituremera, ubuzima tunyuramo Imana niyo ibuturemera, ibyo turya, ibyo tunywa, ibyo tuvuga n'ibyo dukora byose Imana niyo ibigiramo uruhare. Ibyo wakoze rero nk'uwirwanirira niryo kosa wakoze, ibyo wavuze umeze nk'uwirwanirira niryo kosa wakoze. Turagira ngo ibyo dukora byose n'ibyo tuvuga tuyoborwe n'umwuka w'Imana, tuyoborwe n'Imana. Umuntu bita Obededomu yagize umugisha kuko yakira isanduku y'isezerano, ubwo Dawidi yangaga kuyikomezanya nayo, hamaze kuba ikibazo gikomeye, ubwo Uza yajya kuyiramira agapfa. Rero Obededomu yarayakiye, bagira ngo arapfa, ntiyapfa, ahubwo agira umugisha, kuko yabasanze arimo zahabu zari zikuwe aho isanduku yari ivuye. Agira umugisha, arya ku by'umugisha w'Imana, Imana imuremeye. Nawe rero Imana ikuremere nk'uko Mefibosheti yagize umugisha akarira ku meza y'ibwami, kuko yari yibutswe ku bw'urukundo rwa Yonatani. Burya nawe nugira urukundo uzajya ku mugisha w'urukundo, uko Imana izaba yakuremeye mu rukundo. Rero niyo mpamvu nkwenginga kugira ngo uyu munsi wa none Imana ibyo ikuremera aribyo bikubeshaho, ibyo Imana iguha aribyo bikubeshaho. Ndakwinginga mwene data kugira ngo ugire imyitwarire myiza, wubahe Imana, ukiranuke, Imana izakuremera ibyiza, nk'uko gututubikana ko mu butaka ariko kwahesheje kurya kwa Adamu na Eva. Rero ibyo turya, ibyo tunywa, ibyo tunyuramo n'ubuzima bwacu bwa buri munsi tubunyuramo ari uko twakoze.